Mukomere bite nitwa Rukundo Alphonse nkaba ndi umuhuzabikorwa w'ishyaka RDI Rwanda Rwiza mu Burayi. Pashaka kugira ngo mbabwire ko Kagame ari umubeshyi nawe ubwe akagezaho yibeshye. Mu byukuri itegeko nshinga ubu batoye ejo bundi ntabwo rimuha uburenganzira bwo kongera kwiyamamaza. Kubera iki? Kubera ko ukomere ryari riteganyijwe abadepite barishyiraho bavuga ko ngo umuperezida uriho ashobora kuzongera kwiyamamaza indi myaka 7. Ariko nyuma baje gusanga ko mu itegeko nshinga batagomba gushyiraho izina ry'umuntu ku giti cye. Bisaba biba ngombwa ko Kagame banamo iyo ngingo. Byagenze gute? Ku munsi w'amatora abaturage bagiye gutora batora yego, ariko mu byukuri nta tegeko nshinga bigeze bahabwa ngo banarisome. Nyuma rero byaje Kagame mbere yo kugira ngo itegeko nshinga ritangaze mu igazeti ya leta, byabaye ngombwa ko avanamo ako kantu kavuga ko kuba ari perezida uriho ashobora kongera kwiyamamaza. Amaze kukavanaho asinya itegeko nshinga ritamwemerera kongera kwiyamamaza kuko ako ga clause bakavanyemo. Ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga ko uyu munsi Kagame atemereye kongera kwiyamamaza kuba perezida. Igishoboka gusa ni ukuza gutekinika, none se ahubwo arongera asubiza itegeko nshinga muri referendum yindi kandi yaramaze kubihindura. Abanyarwandakazi ndagira ngo babwire Kagame ibyo akomeje kugenda abeshya abanyarwanda nawe ubwo ari kwitega imitego. Niyo mpamvu nababwira ko twebwe nko muri ishyaka RDI Rwanda Rwiza tudashobora kubyemera, ntituzabyemera. Aribeshye. Mugira amahoro.